hi. Hi. Amakuru. Makuru ni meza. Meze fresh. Yeah, meze fresh. Amazina yanjye nitwa King B. Yeah, nanjye nitwa Nick. Witwa Nick. Nick mu rugo ni hese? Yeah, mu rugo ni hari aruguru. Aruguru he? Uruguru uranze kwa kakayira gato ni kurwo haruguru. Nagukunze tu. Nishimiye kumenyana nawe. Sinzi niba byakunda ko twakwibera nk'inshuti. Wankunze se nibwa mbere duhise unkunda. Yeah, urumva kuntu uteye, imico yawe nagukunze kabisa. Yes, we ngende ndabona uri umukobwa witonda. Nese tugihura gutya nuransuza uhisumenye ko nitonda nuko nyine ndi mwiza. Yeah, look ukuntu smile yawe ukuntu meze face yawe ndabona uri umwana mwiza kabisa. Ahubwo umva se wamaye akanimero kawe tukazahuza ubutaha. Sibyo? Niba bitakugoye ariko. Yes, kugoye nimero ntago byakunda. Kubera iki se baby? Nese ni gute uduhe bwa mbere ngo wese nambaye. First time nta kintu twari tuzavugana kuri phone tumenyane n'ubundi nabi. Mai ntago mbyumva ukuntu nahita ngwa nimero se nibwo tugihura mai nawe ntugakabye. Basi wenda ndubura ubutaha sibyo? Wenda sinago tuzongera guhura kugira ngo ume address contact manomero nje nzaguhamagara ubutaha. Guko nawe wenda wareka nkayisayiguka kuko ndimo no kwihuta rwose. Come on baby, come on. Manomero ari ma contact nzakuvugisha. Ntago byapfa gukunda rwose nako nawe moya n'umuntu bwa mbere ngo muteme muhereza namba yanjye. Aka baby ko ntimukagorane. Sugo wanda kwinjiza please. Nisugo turagwanye. Ma contact ntago byapfa gukunda. Where se baby? Se kututanyumvisha ntabwo byapfa gukunda sinagwa namba yanjye. Basi ngaho reka nguhi yanjye. Nese uramiye wese ndayimarisha iki? Nibwo tugihura ngo wese namba yanjye. No forgive manomero. Mani wa mutipe ngende twana na. Urayigurisha se basi? Utangiye kumbwira ngo ndi mwiza ngo duvana mwiza byo ntabwo. Nomero nyigure. Akira ariko nukaje. Oya mani ntago byapfa. Ndabiza ababebi mubanza kwijijisha ariko akira gashire mu. Oya mani se ubwo urumva byakunda gute? Sorry gashire mari kwese. Asemani nawe gose buri ko ako ngiye kwikwa. So ushobora no guhamagara amahera wanjye akaba ari kwita. Okay, nta kibazo nabirenze. Yeah, doni ngiye. Okay, thank you. See you. Ganis, kuva navuka King B nibwo mbonye umuntu mwiza umukobwa nifuzaga ubuzima bwanjye bwose. She's beautiful. Kamani kamuhamagare kabisa. Umvura yawe nzamutsindira uko umva ko bigenje tu. Umva ko bigenje kabisa. Umva iwe nzamutsindira wallahi. Aramfata se sha. Sero noni mpamagaye. Allo? Allo? Bites. Ni byiza. Meze neza se? Ngo meze neza. Ndumva ari byiza. Baby wamenye se? Oya. Ahubwo se ninde? King B wa mutipe mwahuye ejo bundi ukamuha nimero tu. King B? Oh, okay. Wa mutipe twahuriye ejo bundi mu nzira. Okay, go nakumenye. Umva se. Nashakaga ko muri iyi minsi twazahura. Guhura? Hari ibanga nari ngufite nashakaga kuzakubwira kabisa. Okay, nta kibazo nyine nzakubwira nimba n'umwanya tuzahura. Yego. We shaka time tuzahura. Sawa Melissa.